Iryabera Trinitas ndetse na Muvunyi Doriane ni abavandimwe, umwe ni mukuru w'undi, undi ni murumuna w'undi. Ni abakobwa bajya mu kigero kimwe, bajya nko kungana, barakundana, barasenga. Nibo tuje kuganiraho kuri uyu munsi. Ejo bundi narababwiye ngo iwabo bari bagize isabukuru, bagize happy anniversary, wedding anniversary. Ubwo ni isabukuru y'imyaka bamaze babana. Narabiberetse, narabibabwiye, ariko byose mu kiganiro cy'uyu munsi niho bikubiye kugira ngo tuganire kuri aba bana basenga, iwabo babigishije gusenga. Papa we ni pasiteri, mama we ni Revera Joseline ndetse na Muvunyi. Rero bakoreye Imana guhera kera cyane muri za 2002 mu 1997 niho papa we yatangiye umurimo, aza gushakana n'uyu mugore mama w'aba bana. Bakorera Imana, barakora ari no ko babyara aba bana. N'aba bana nabo harimo umwe wabahesheje ikamba, n'ubundi na Doriane nawe arahari, nawe azaribahesha. Ni Iryabera Trinitas niwe wakoze ubukwe muri 2024. Murumva yuko hashize igihe akoze ubukwe, ubu ari mu gihugu cya Australia. Hari abantu benshi rero bataba babizi ahantu aherereye, ariko bamwe barebezaga se kubera iki atakiririmba, kubera iki tutakimubona muri korali yacu, muri korali twamubonagamo. Rero abantu benshi bayita iyabo. Byagenze gute? Ariko ari mu gihugu cya Australia, ni hari kubarizwa, ni hari gukorera umurimo w'Imana, ntabwo ajya acika intege. Rero batwifurije kuzagira umwaka mushya babinyujije ku mbuga zabo, batwifuriza kuzagira umwaka mushya ndetse no guhaha tukaronka. Ibyo byose rero banyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo, nibyo tuje kuganiraho kugira ngo natwe tubifurize kuzasoza umwaka neza kandi bakabona ibyiza Nyagasani Yesu atanga. Iryabera rero ni umukobwa wa Muvunyi, nawe mukuru. Iryabera Trinitas benshi cyane bibajije ngo ese Trinitas bisobanura iki? Ni ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya hari umuntu niba waritwaga Trinitas, ariko kubera baba basenga iwabo baba babitirira amazina yo muri Bibiliya ndetse n'amazina ajyanye n'Imana, kuko ntabwo twese nk'uko tuba tuhari bagomba kutwitira amazina bijyanye n'iby'Imana ndetse no mu miryango yacu. By the way, hari abantu benshi rero bitirira abana babo amazina y'uko basenga, ndetse no mu miryango izina rikazakomeza paka rigeze kugisekuruza. Ibyo rero nibyo tuje kuganira aha ngaha. Ubundi Doriane ndetse na Iryabera ni abavandimwe basa nkaho bakurikirana. Ubarebye mu gihagararo uba ubona bakurikirana cyane, umwe arusha nk'undi umwaka umwe. Rero barakundana, barasengana. Umwe yakoze poste, undi ateraho komantere iti ndagukunda sister wanjye, ndagukunda amaraso yanjye. Ibintu nk'ibyo rero byiza nibyo bifurizanya. Nkuko muri kubona kuri ekara yanyu, Iryabera yatwifurije kuzagira umwaka mwiza, kuko turi mu gihe cya Noheli, kuzasoza umwaka neza, kuko tugiye kwegera mu gihe cyo kurangiza umwaka. Yabitwifurije, yandika kuri posta avuga ati mbifurije umwaka mushya muhire, muzawugiremo amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana, mutunga amafaranga, mutunganirwe, kuko mu isi icya mbere ni ugusenga, icya kabiri kubona ubuzima. Ibyo rero nibyo yatwifurije, natwe nagira ngo mbibabwire, natwe tumwifurize umwaka mushya usoze neza kandi nawe azagiremo amahoro menshi cyane. Mama we na papa wiwe ejo bundi hatashizemo n'iminsi ngahe bakoze anniversary wedding, bari kubyina bishimye cyane, bavuga ati dutangiye umwaka, dusoje undi tubana mu mahoro. Buriya iyo ababyeyi bawe rero baba bari guserebura anniversary y'imyaka bamaze babana, nta n'umwe ufite ibibazo n'undi cyangwa bataraca inyuma. Muri iki gihe huzuyemo ikintu cya divorce, ugasanga ababyeyi bamwe na bamwe bari kugenda bakora divorce, ariko iyo umwana yakuze abona iwabo bumvikana, akura abona iwabo basenga, akurana icyo kintu cyo kuvuga ngo wow, ababyeyi banjye baracyakundana, ibintu biracyameze uku nguku, ndabyishimiye cyane. Rero nk'aba ngaba baba bafite n'ibihamya byo kuvuga yuko Imana yabakoreye ikintu cyiza. Uzi kuvukira ahantu heza, ukavukira ahantu mu muryango usenga, ukuntu ari byiza. Uzi ukuntu ari byiza mwa bantu mwe. Ubizi arabizi, ariko hari na ba bandi bavukira mu miryango nyine
harimo amakimbirane, conflict runaka, ariko kuvukira mu miryango usenga nta cyiza nkacyo, nta cyiza nko kubona ababyeyi bawe basenga ndetse bakifurizanya n'imyaka myinshi, bakifurizanya n'imyaka bamaze bashakana, nta n'umwe wagize ikibazo cyangwa wahuye n'ibibazo runaka. Abana rero barabyishimira cyane, bagapostinga bakavuga ati muri ababyeyi beza, mwadutoje inzira nziza twe nk'abana banyu dukwiye kunyuramo. Ni byiza, ni by'agaciro rero kubona bwa mbere batwifurije umwaka mushya, ndetse kuri ku bashiki bawe bose, ubwo natwe turimo kuko turabakunda cyane, bakatwifuriza umwaka mushya muhire. Ni byiza rero, ni by'agaciro gakomeye cyane. Irya bera njye nakuze mubona nkura mufana cyane muri korali ya Jehova Jire, ku ndirimbo ivuga ngo ngayo mateka ntazibagirane. Iriya ndirimbo yaramfashije cyane, numva ukuntu arimo kuyiririmba, niwe wateraga, ukumva ukuntu ari kuririmba, ukumva wawu cyazi bimeze neza cyane. Rero njye niho nakuze mubona, nkura mufana, nkura ndi orumodo we, kugeza anti n'uyu munsi ndacyari orumodo we, ndacyamukunda, kandi n'abantu benshi cyane baracyabakunda, kuko nta muntu utabakunda, kuko bafitemo Imana muri bo, bafitemo ubumuntu bw'Imana, barasenga ibintu byiza rwose uba ubona bibakwiriye, ndetse kandi na n'uyu munsi ntabwo bakwanga yuko abantu babakunda, kuko abantu barabakunda cyane, ntabwo byavamo ngo ni uko ngo bameze uku nguku, oya, ahubwo baravuga ati wawe ni byiza cyane, ni iby'agaciro gakomeye kubona abana nk'aba ngaba, abari nk'aba ngaba bakurira mu buntu bw'Imana, ababyeyi babo bakaba barabatoje inzira nziza. Buriya umwana wawe umutoze inzira nziza, azarinda asaza akigendera muri uwo murongo wamutoje. Mutoze abana imirimo myiza, mutoze abana banyu kubahana. Niba unkurikiye ufite umuryango cyangwa witegura kuzawugira, abana ni beza, ni umugisha Imana ibiguhaye kugira ngo nawe wororokere muri iyi si, ariko jya ubatoza inzira nziza bakwiriyemo, kuko nubatoza nabi, nutabagirira igitsure, ejo cyangwa ejo bundi uzasanga abana bawe bigenze nabi nk'uko utajyaga ubyifuza. Ni byiza rero, ni iby'agaciro kuba munkurikira mukarangiza iyi video yanjye yose, muri abantu beza. Nanjye niyo mpamvu bambwira ngo buri munsi ngenda mbaha video, ntabwo nzaca cyangwa ntuze, kuko channel yacu ni y'Imana, niyo kuvuga ibintu by'Imana, niyo kubwira abantu beza yuko muri beza, niyo kubwira yuko mufite agaciro, niyo kubabwira yuko mugomba gusoza umwaka muri amahoro, niyo kubabwira ngo mugire amafaranga, niyo kubabwira ibyiza byose Nyagasani Yesu atanga. Ngayo nguko rero, reka mwiranga mbifuriza amahoro, umugisha, byose bibane nawe mwese muba munkurikiye, kandi Imana ijye ibaha bya bindi byose mwifuza. Niba uri mu bibazo, ihanganira ubuzima bwose urimo, ndakwihanganisha, kuko nzi neza yuko ejo cyangwa ejo bundi bishobora gukunda. Ntugacike intege mu kintu uri gukora, jya ugerageza, ntugacike intege, kuko kugerageza biruta byose. Iyo ugerageje hari igihe bikunda, n'Imana nayo igashyiramo umugisha. Ndabakunda, amahoro, amafaranga, byose bane mwese. Bye bye.